Message Imana igufitiye uyu munsi. Yesu arababwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yesu niwe nzira yonyine yashobora kutugeza mu ijuru. Si idini tubarizwamo rizatujyana mu ijuru, oya. Si imirimo dukora, oya. Si uko twitwara neza, oya. Ahubwo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, iyo nzira yonyine izabasha kutwinjiza mu bwami bw'ijuru. Iyo tumaze kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, nibwo tumwemerera agafata ubugingo bwacu akabasha kubuhindura. Muri make bya bikorwa dukora bikava mu ko twamwizeye, tugatangira gukora ibyiza, tugatangira gukiranuka, tugatangira kwirinda icyaha, biturutse mu ko twabanje kwizera Yesu Kristo. Ndetse niwe kuri, bivuze ngo ukuri kwa Yesu Kristo ntahandi kubonerwa ni mu ijambo ry'Imana. Ukuri guhabanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, uko ntabwo aba ari ukuri. Ndetse yaravuze ngo niwe bugingo, bivuze ngo ubugingo bwose dufite, ubuzima bwacu bwose, niwe soko y'ubuzima, ni nawe soko ya buri kimwe cyose. Ubuzima bwacu muri make niwe buturukaho ndetse niwe ubuduhereza. Hari akantu asoreshaho keza kuvuga ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Bivuze ngo muri we niho tubasha kubonera Imana, cyangwa se muri we niho tubasha kunyura tukagera ku Mana. Tutanyuze muri we nta buryo ki dushobora kugera ku Mana. Muri Yesu niho twababariwe, mu gukubitwa kwe, mu guhambwa kwe, mu gupfa kwe, mu kuzuka kwe, niho twaherewe ubugingo buhoraho. Bivuze ngo muri we niho tubasha kugera ku Mana. Bitanyuze muri we nta handi hantu twanyura ngo tubashe kugera mu Mana. Wisuzume urebe niba inzira urimo uragerageza gucamo kugira ngo ugere ku Mana ariyo. Nta yindi nzira yakugeza mu bugingo buhoraho uretse Yesu Kristo wenyine. Shalom.